Muranzi Yesu no Mitso Boy P Onika Sweat bashaka basuhuza Imana mugisha kandi ikomeze ibari ndege mu TV ndetse nibuga TV nchimwe wese wako subscribe ngambwe muhahe muronke mu byo mukora byose uyu munsi today aujourd'hui tout de suite ndi kumwe na Muvunyi Joseph n'amakuru wa Ibuga TV Ibuga Global TV akantu ka Global kaje kaza bari ko abantu tukiza amashuri make bya Global n'abato oya uri mubizi rwose turanga rero ku ngoro y'ubutabera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rere mu karere ka Nyarugenge mugino wa Kigali u Rwanda East Africa anga neza uruguru abaruzi abarwitaye n'u Rwanda zo n'ubucuruzi cyangwa se rw'Ibanza Rwanda rw'ubucuruzi Rwanda rw'urukiko rw'ubucuruzi mamungu inkike eshatu yego habamo urukiko rw'ubucuruzi urukiko rw'ibanze ngo n'urukuru n'urwiki cyangwa nuko bimeze ariko aha ngaha turi ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rufatanye n'urukiko rwa gisirikare hano mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Turi ku isaha ku buryo 37 aho twitabiriye ubujurire ku byaha bikurikiranyweho Semuhungu Eric aho twazinutse kare cyane kugira ngo tubashe kwagerezaho inkuru ku gihe abakunzi bacu ndetse n'abantu batugira ikizere kugira mukadukurikira makatureba. Uyu munsi rero nibwo Semuhungu ajya kuburana ku bujurire ku byaha bibiri akurikiranyweho ngo kimwe yagiye kugikurwaho bibutse ko Semuhungu yari yaboranye tariki 28 z'ukwezi kwa kane hanyuma urubanza rukanisha tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Christopher Muvunyi niki Semuhungu yaregwaga yaburanye ati Semuhungu yaregwaga ibyaha bigera kuri bibiri harimo cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato urabyumva kiri cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni hakoreshejwe za mudasobwa icyo ngicyo ari nacyo mu kuburana yaje guhita ahanagurwaho ashyirirwaho umwere kuvuga yuko yakibayeho umwere kubera yuko bamajije gusanga yuko wenda ko ibimenyetso byavuze kuko ushobora no gutungurwa kuko yajuriye wajya kubona ukabona noneho ubushinjacyaha bugarukanye ibindi bimenyetso bigaragaza ko yabikwirakwije tayari ni ukuvuga ngo iyo urubanza rutari rwasoma ngo rupfundikirwe icyo ngicyo ubu tayari yagihanaguyeho ntabwo arimo kugikurikiranaho keretse igihe hagaragara koko ko habonetse izindi mpamvu ari nayo mpamvu baba bavuze ngo n'ifungurwa ry'agateganyo ku minsi 30 ni ukuvuga ngo baba bagishaka ibimenyetso baba bakirimo gukurikirana n'iki byose mbese niyo mpamvu ariko hari impungenge z'ukuburana yanze ushobora gutoroka ubushinjacyaha cyangwa se ukaba wasibanganya ibimenyetso cyangwa se ukaba wanasubira ibindi byaha kukereka buri bukikekwaho harimo kurengera victime no kukurengera ko ushobora kugira tishoro ugasanga se kibera gukoheje ngo toroka ego ndetse no kuba bakumira satani gakosha avuga ati ongera ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe bavuga ngo kamere ntikurwa na reka urahaye kuntu bakubwira ngo polisi niyo yagucumikiye nijoro uyu muntu bureka atahe reka tujye kumucumbikira abaryamye hano by'umwihariko nk'iyo wabonye umushoferi ari gutwara yasinze polisi yabonaga ngo uyu muntu mureka agatwara yasinze ashobora kugonga abantu benshi cyangwa nawe agapfa cyangwa akangiza n'ibikorwa remezo kandi urabizi inzoga rukunze ziva mu muntu mu minsi ngo 6 izoroheje mu masaha 12 bavuga ati reka tumubike namwe ibirikeri iminsi 3 tuzamureka zamuvuye iminsi 5 zaba zamushizemo iryo cumbi we polisi iradukunda iradukunda cyane niyo mpamvu turimo kugwa mu byaha iradufatika bitubitse kugira ngo tudakomeza gukora ibyaha byaje tukoshya n'abandi kubikora cyangwa se mu gihe turi kubikora ukaba warakaza umuntu agahita kwica sibyo iyo minsi 30 niyo mpamvu baba bakubitse kugira ngo bakusanye ibimenyetso cyangwa se batakureka ngo ube widegembye hanze cyane urabona nk'ubu ngubu ashobora gusohoka yagera hanze ugasanga uriya mwana bavugaga ko bakoze imibonano mpuzabitsina ku gahato avuga ati n'ubundi ndabizi nzakatirwa cyangwa se yasohoka akavuga ati bagahita avuza akagomba ati mwari muzi ngo jari ndamusanze ariko ndagarutse atundagaruke urumva rero ibyo byose aba ari ibintu bimwe na bimwe bagenda hari n'igihe banavuga bati dukurikije ibihe yagiye akoramo bino bintu mu byiciro runaka umurekuye akajya hanze umuntu afite pasiporo umuntu azi cyangwa se akabenguka kamuvunye oya akabenguka cyaboneka dore suri bengutswe oya none ko nabo none ubuzi nabonye abana arimo kuvuga ngo nakuroriye ngo yabijyagamo ndetse nuko afite isura ishimishije reka twigende icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye Semuhungu gukomeza gukurikiranwa afunze mu minsi 30 y'agateganyo mbere yo gutangaza uwo mwanzuro urukiko rwatangaje ko Semuhungu yaburanye yunganiwe n'abavoka babiri ahakana ibyaha bitatu byose akurikiranyweho ni ibyaha birimo cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato hamwe n'icyo gukangisha gusebanya urukiko rwagaragaje ko ku cyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni hari raporo yakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB ikubiyemo amashusho y'urukozasoni yasanzwe muri telefone ya Semuhungu ubwo
yafatirwaga. Muri telefone ariko ntihasanzwemo amashusho gusa kuko hanasanzwemo groupe zirenga eshatu za WhatsApp, hari imwe irimo abantu 250 zose zari zihuriye ku gusangizwamo amashusho atandukanye n'uko zasoma. 28 Mata Semuhungu yaburanye agaragaza ko adahakana iby'izo mbuga nkoranyambaga, ariko avuga ko zimwe atazi uko azishyizwemo ngo kuko nta muntu uzwi nk'umuntu uzwi hari abazimushyiragamo atabizi ndetse akanazikuramo. Yego, urukiko rwagaragaje ko nubwo Semuhungu yatanze ibyo bisobanuro bidasobanutse uburyo atunga ibintu muri telefone ye atazi, ndetse nta n'inzego yiyambaje ngo zimufashe kumenya icyo abikoraho mu gihe atabishaka kandi atagize uruhare kubyisangamo. Kujya gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwagaragaje ko Semuhungu yavugaga ko bitabaye ku gahato, ariko rwo rugasanga atari byo kuko ikigaragaza ko ibintu byabaye mu bwumvikane ari uko nta ruhande rubigiramo ikibazo, nyamara uruhande rw'abahohotewe nirwo rwareze. Ikindi cyashingiyeho urukiko ruhamya ko ibimenyetso bifatika bituma Semuhungu akurikiranwa icyo cyaha ni uko nyina w'umwe mu bahungu babiri Semuhungu akurikiranweho gusambanya ku gahato yatanze ubuhamya avuga ko umwana yasambanyije ku gahato. Tugarukira aha ngaha. So reka tubanze twebwe ntabwo tugiye gusesengura imyanzuro cyangwa se ngo tuvuge gute, tubanze tumenye ko wamugani igihe habonetse umuntu urimo kurega mu bantu babiri bakorewe ikintu, aho ngaho ufite ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kuvuga yuko ibyo bintu byabaye ku bushake. Ariko twirengagiza ko n'umumama yari azi ko yabaga azi ko umuhungu yagiye kwa Semuhungu, yabaga abizi, ariko reka kuba uzi ko nagiye. Ariko nanjye kubanze nkoza akantu koroshye, niba mu myaka ya 40-50 yego ubuge dikarani yasuye Semuhungu wabigenza tayari na mbere apana rimwe akamara ukwezi afite agakungu naho aramusura. Aho ngaho n'ubundi uko byagenda, wenda reka tujye kuvuga dikarani, reka tuvuge undi mwana wari wese kuko ari dikarani ho najya kumukora mfite ipanga. Okay, ngareka twibaze noneho wowe umubyeyi uri umumama, yego urabizi neza ko Semuhungu acitse n'umuhungu wawe aho aramusura, aho ngaho nakumira nyuma no kumenya ko bavuganye inshuro ya mbere. Umubyeyi yanahamagara yanavugana na Semuhungu ko twabyumvise, akamuhamagara uko twabyumvishije, Semuhungu akagera n'ugakanga umwana ati ndabibwira nyoko. Safidi ko umubyeyi yarabizi. None se ubundi mubaze yamuganije nkubwe ngo ndabibwira nyoko ni biki ariko bamubwira nyina atazi. Ka Semuhungu avuga ko ngura muhungu yaza kwa Semuhungu nyina abizi kaje. Yego, ariko akamuta akagira abandi bakabikora babikora Semuhungu akiyenda tuvuga urya kigira mu guhostinga akwazi ko bari atahe kugira atahe agatajya mu bandi bahungu korekana abandi nyina akaza kumubura. Ago duramuhungu nawe ashaka ko ari gihe uramuhungu azatubwira abandi baho nawe ago kumbona bishobora kuzabishene kuko uramuhungu agomba kutubwira aho yava kwa Semuhungu agiye ni mu bakobwa bagagiye cyangwa ni mu bandi bahungu. Tugomba kukimenya nuko urubanza rwabaye mu muhezo tutabizi kubyo tuza kuba tuhari tubizi aho umuhungu yabaga yagiye ubwo ushobora gusanga Semuhungu wenda mukiyegura iravuze ati yavaga iwanjye agahita ajya kwa Pionika bagutamuroza yabaga atajya kwa Evode niwe bangana ye 20 jewe ati niyavaga iwanjye agahita ajya kwa Evode urabyumva. Ubwo Evode tayari Evode ntiyareze nubwo agobokeshejwe mu rubanza ntiyagize gute, urabyumva neza. Ariko ubwo Evode nawe tukaba tugataye mu gutwi ko uwo muhungu avuga kwa Semuhungu akajya kwande aho ngaho. Icyo mbaza aricyo tugaruka ku burere bw'abana bigenda kunze Dr. Murangira ahantu ikanavuze ejo bundi gurya cyo banga ababyeyi mwivanga mu miryango y'abana babo. N'iki ngiki reka kigarukeho ababyeyi mutaye uburere bw'abana banyu. Icyambere ubizi neza ko Semuhungu ari umutingano, yego biravuga uranabizi aranabyemera, nta nubwo bivugwa birazwi n'abanabyemera kuko umuntu washatse agashaka uburyo bwemewe n'amategeko agashaka n'undi muntu aranabyemera ahantu hose no mutingano. Ntabwo ari kimwe n'ababandi babyemera inyuma y'amarido bamuri mu ruhame akaba atakwemera ko ari umutingano. Uretse umwana wagiye tugishura mubyeyi uretse iyo mico butinganya azakora kwa Semuhungu urumva indi mico azakora yari uzwo buragiye wese no kuvuga ngo ntabwo ari ukubera yuko wenda ngo ni ukwanga uburenganzira bwa muntu ngo cyangwa se ngo ni ukwinjira mu buzima bw'undi. Njyewe nkimara kumenya neza mbizi ko uri umutingano hagati yanjye nawe yahitajyamo agakura kuko atagiyemo kubera iki kubera iki inshuti yase kigeze kajyamo iye inshuti yanjye vuga atagiyemo mwaraga kuri ko twari se muri kabiri none se kwahurira hariya bivuze ngo twa rega oni kamubwire hari umuntu ubyemera kariwe akaba n'undi mubizi kariwe ariko atashaka kubyemera kariwe umva rero mubwire uwo nguwo ubyemera kariwe uwo ntabwo twahuza uwo utabyemera mu ruhame turahuza
ariko turi twenyine dushobora guhura ingizi urabyumva neza wari umva namusuye ariko sinkubeshye turi kumwe mu ruhame twasangira gutyo ariko ndeba ngubu ndamutse mvuye kwa Semuhungu najyanye na cameraman nguvuye ko twari twagiye gukora ikiganiro urabyumva neza ukambona tsotse kwa Semuhungu tayari nta kindi ituvanye mu vunya vuye gutanga ariko ninjye waba ntanzira cyangwa nabavuye guhabwa azakora byose ubwo Semuhungu mukubana naravugaga ngo impamvu atari mu gahato narayibakoreraga nabo bakagira gute kora bikoranaga bivuze ngo Semuhungu ni double ni kinyabiri hybrid hybrid ubwo arabikora ne essence ni ntu essence bagiye tugita guca muri physique oya iyi ntuza muri profesor amategeko y'umuhanda ni ibinyabiziga kaza gutyo byo kubisikana ku binyabiziga bisikana uko ari alo igenda gutya akabona alo iza gutya bagwa ku Semuhungu yagiraga gutya ndabakamugira uko ninjya kugira aho tutwana reka turi gutera ibyaha kitige tuvuga neza abana koko cyo kuvuga kuri bari katuvuga abana muri rusange katuvuga abana muri rusange umwana w'imyaka 20 ujya ku myaka 20 oya nashaka agenda 25 nabo umwana tuvugisha ukuri umwana w'umuhungu wavutse ubibona isona nyoko barahari urabyumva umwe ni papa undi ni mama kugira uvuke niko byagenze muri biology turabyiga hava x na y undi rero isi yenda kurangira kera kujye gisodoma ni Gomora akantu koroshye muri ikintu cyarangije se ntutekereze ngo nuko abantu bicaga bari cyane ku bindi byose ubutinganyi nibwo bwatumye muri bibiri buri ubutinganyi buragatsindwa n'Uwiteka ibyo niwo bivuze ariko reka maze ni njyewe umwara kayibeze oya ko by'ubutinganyi byo cyari atari zewe none byo twebwe tukarya indi yarata mu bikore yarate bibwiye mu bikore ni kana muzane mu bikore ngo ntakintu ubwiye are we nayica bitagikata uva mubwire cyo twuzanye kimwe muvunyi ibaze Burna Boy Davido Diamond iyo bavuye mu Rwanda bagatanga interview ya mbere bageze iwabo barugana agiye cyambere u Rwanda rwikore abahanzi umutekano ntuza isuku yego kabiri umutekano gatatu ariko abahanzi y'umutekano ntabwo bareba bivugira ati mu Rwanda bafite abakobwa none nawe ngo mu Rwanda bafite abahungu ariko wowe mbamubwire niba ushaka kubimenya neza ko bahari koko nkubwize uko niba ushaka kumenya ko bahari koko nawe w'umunyarwanda uzagerageze kwitabira imikino y'intoki igito cy'isobabiretse wajya mu gitaramo cyitwa umudende cya Jules Sentore kizabera hano muri Kigali Universe ukareba nubwiye ngo hari yaho noneho wajya mu gitaramo gakondo wowe njya mbijyamo ariko urumva icyo mvuga abakobwa bakina volley nakubwiye bakuri volley gusa fata basket wowe nabwiye ngo abavure watayemo bare nigiye kuba babwire sinabonye wa mutipe muri GNM si yaje kuzarimba kuri finale yego mbabwire muvunyi volley yo mbabwire wa mugani wa Faustin uze yireba hari umukobwa ugisimba gutya muri APR maze akamanuka gutya avuga ngo mbabwire duhuye nkenesha oya duhuye nkennye none rero icyo mvuga reba kubona bari abantu karabira byiza bitatu Rwanda ukabona ukuntu bimeze warangiza mu by'ukuri ukajya guhiga utuvuta ngo tworoshye ngo bayita baby oil buryo umusore azana amavangingo ubwenge bwawe ndenda kuzaza kupimisha ngareba umusaza nasina wabonye muza Moses ari kuzana amavangingo Taruka Moses na amavangingo wabonye azana je Moses barakubitanga umuntu aratarutse oya baya nibyo bibuta byagarukaga oya rero bazaga bazataruka zizagiye yatarukaga da ushushu agataruka ayo hagati none se urabyumva one warangiza nibyo twagarukagaho kuri abo bahungu n'abo bana bato bato ugasanga wamara kubona ibyo birema Imana yatwihereye wamara kubona ubwo bwiza butandukanye n'ubwo ahandi ujya mu bindi bihugu wareba abantu ukibaza umuhungu n'umukobwa ukabishaka kubatandukanya bagagushobera mu Rwanda dufite umugisha ko nubwo wareba ijisho rimwe uhita ubona umuhungu ugahita hano hari umukobwa bashyize mu ndirimbo ya Ish Kevin na Bushari waramubonye waramubonye n'umukobwa usinya mwamikazi wajyana igicanda neza yewe ayo umukobwa wamucurwa mu tunyangingo twe DNA bareba atari umuzukuru wa gicanda ibaze no kurenga kuri ibyo bintu ukabirengaho buriya bamumusigiye na Semuhungu aho kanongera mu kwereka ndamuzi utamwibuka wowe ndamuzi ibyo nimo nkubwira uyu mukobwa arutana abana bombi ibyo bivugi arutana abana kibasumba
umva mubwire ni igikara cye kibasumba shadare ngo yosha uretse gatari ko reba hano ini gicanda wazutse na uyu ni gicanda neza do nawe uje mu mabuno y'abahungu urayizi kugira Semungu noneho ubivuze ngo Semungu uramutse umufashe ukamusigira uyu mukobwa mu nzu ukamusigiramo n'umuhungu yakwifatira gahunda ukabona n'ubwo yabari uyu mukobwa umukobwa bagaragara ariko urumva bwenge bukoze butse urumva butaratokowe waragize ukambwira ngo n'uburenganzira bwe ngo niki byose azajye kubikorera iwabo mutinganye nta kibazo ese itegeko rihana abatinganye nicyo kibazo nicyo kintu cyonyine cyakimbangamira ku mategeko kikubangamira ngo agenda biyahuri mu Rwanda hategeko ryemeza abatinganye nta n'ibahakana aho kugira ngo mubereze uko nakiyahura mukore ibyo mushaka mwidagadure ikintu uko mutazafite abantu ku ngufu no kubasamanya ku gahato ibyo bazabikore twego tutazazanga kubasongera mu ngufu reka twivugira ahubwo uyu munsi bagiye kuburana ku bujurire ku iforufu bajya agateganyo ugiye kujurira ugaragaza impamvu zifatika unengera imyanzuro yavuye mu rubanza rwa mbere mu rukiko rw'ibanze ngo aho umucamanza yaba ubundi bavuga ko ari iburana rya mbere iburana ry'ibanze yego kuvuga ngo angase Mungu aragaragaza impamvu zifatika zituma atishimiye kuba ari mageragere sanga se iyo minsi 3 yarayihawe iya mbere ashobora kuvuga ati kuko nabigaragaje mfite wenda ubusembwa bw'uko muri Amerika banyirukanye yego ntabwo natoroka igihugu yego n'ikimenyimenyi nimushaka gufata amapasiporo yanjye n'ibiki byose mwe mubigwate urugumane mfite inzu hariya imwe se okay mfite amazu hariya muyagwate muyangaragaze ko ntaho naje kabiri amagupi mwasanze koko ntarakwirakwije mu mazi icyo gicana rwakirwa nakigaruka kubera ko yajyanaguweho urabyumva icyo gicana cyo kugira kitanagaruka none bageze ku mwavoka we yajya kunengeza urukiko umushinjacyaha bageze ku umushinjacyaha we aba yamajije kubyemeza nicyo ngicyo waba yanyuzwe ahubwo mwavoka ugaragaza inenge yego atavuga ati rero urukiko rufite inenge n'ibyo koko urayifite atugiye mu nkanga batubwiye ko nyina w'umwana abizi byaba yagato gute kandi n'umwana yarazi ko kwa Semuhungu agaza kimenyetso kigaragaza ko nyina w'umwana atarabizi handi kigaragaza ko yarabizi hanyuma tegeko rero n'abahanga buriya abashira cyane abavoka nibo bahangaye mu rubanza zacu kenshi ashotesha bakarati yarabizi ariko ndavuga na Semuhungu saza bati twavuganaga murabizi wa mugani muzije twavuganaga atebagaze agatwate yawagaye n'abaye hasi cyangwa yabaga yambwiye yuko wenda ashaka kumutwara mu byo guhostinga kuba ari umutinganya mu buryo gukora indi mirimo yebyibuke impamvu raho ngaho ngewe ndifata ngo nkumva umunsi ujya mundi birambo cyangwa birabamo nane se undi erega byanze kunzanga rero ugomba kwaba umuhezi undi no muhezi ahubwo reka nibarize mufunye wakabyara we andi makuru twaragwe twiserere kuri bijya groupe tuzafunga uti gute bro urabyuka ugasanga guze muri groupe pe nta minsi 5 yashimye makuru atajya muri groupe cyashye nibyo uko usanga twebwe nimero zacu abantu bazitunze ari benshi nkanjye urugero si abantu tuzi nimero zanjye ni benshi pe ahubwo amagara ngo baguye inkuru ni benshi oya utiriwe univuna nko usanga kuri YouTube nimero iba muri description ari nimero ya nimero zacu urabyumva neza none ikinareze kuri ibyo ngibyo twebwe iyi groupe ziranadufasha banabimenyereza gati ziduhasha gute iyo urimo kwisharingira inkuru yawe ntago uhita ngi groupe yakora kare urabyumva none wari ugira gutyo ukagisharinga ugasanga gikurikiranye na bya video ari nka veni wowe kubitiramo link y'ibyabereye ku rukiko kandi ubuzi ngo ari biki ndakubwiza ukuri nkanjye groupe njyamo n'imwe kandi none nenye njya muri groupe yacu ayo twiganye ajya muri groupe ari groupe ya Sibomana Patrick uyu Sibomana Emmanuel nyine Patrick urunana afite abanyamakuru gusa iyo njyamo hari indi groupe nyine y'abanyamakuru na wabyumvise nayo nkayibamo indi ya kane ni y'ubukwe turi gutegura hari n'izindi ubukwe k'icumi ndimo uragenda ugatumyutinga notification cyane izo z'ubukwe zose nibwo nzifungura kugira batazabona ko nazibonye mbona bayishizemo gusa ngahita nkomeza uko uyivuyemo uyishizemo ahita kurakarira ugumamo nabona iryo ry'amagroupe tuzadukuraho mu oya groupe zo noneho nibyo bigroupe byose abanyamakuru benshi babibamo ujya gushiduka ugasanga uri muri groupe irimo abahinde gusa amahanga abo nimero zitagizwe n'icyenda urabyumva neza bose noneho ibi ni ibiki nkagira Imana gusa ikiza kiba kirimo urumva iyo bagiye kureba muri cyber report isohoka igaragaza ko nta kintu wowe ugeze usharingamo urabyumva neza system wacitse amaringi we link kandi iyo link yosharinze niyo bayifunguye bahita basanga n'internet ku rukiko ndimo kwivugira bigiye kuhabera bahita basanga n'internet n'umutumirwa
turimo twiganirira ahantu basaba gusanga iki video nagisharinzemo cy'ubusambanyi cyangwa se cy'amafoto y'urukozasoni. Ubwo rero tutegereje ko Semungu aza kuhagera tukaza kubereka video ze agira ngo ukuntu ameze mu mpuzankano y'abagororwa n'imfungwa tuza kureba uko bimeze. Ariko mbere yuko tuza kubageza menya ko tugufitiye ibibanza bita Bugesera Ngeruka Kindama ku 1,500,000 ngo twitwa Enokiyo Estate. Tugufite kandi ibibanza Bugesera Ngeruka Murama ku 1,800,000. Tugufite kandi ikibanza